abayobozi mu nzego zitandukanye, inshuti, bavandimwe bagize umuryango Rwanda Leaders Fellowship, mwaramutse. Ndashimira cyane iki gitondo cy'umugisha, ngira ngo mbasabe mumfashe dukomera amashyi Ben na Chance batuyoboye neza mu guhimbaza Imana ibahe umugisha. Mu izina ry'umuryango wa Rwanda Leaders Fellowship utegura aya masengesho ngaruka kwezi, turabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Mugubwe neza kandi tubifurije amahoro y'Imana. Rwanda Leaders Fellowship ni umuryango umaze igihe ukora uyu murimo wo gutegura aya materaniro. Twifuza buri uko tubonye amahirwe kongera kubasobanurira Rwanda Leaders Fellowship, cyane cyane yuko bamwe muri mwebwe abari bwo bwa mbere mwabashije kuboneka muri ano materaniro. Dufite intego yo kwimakaza indagagaciro za Gikristo z'Imana mu buyobozi, ari byo magambo y'icyongereza twita instilling godly values in leadership. Uyu muryango utegura ibikorwa bitandukanye bihuza abayobozi kugira ngo mu by'ukuri habeho umwanya wo gusengera igihugu cyacu, gusengera abayobozi, gushima Imana ku byo tuba twagezeho ndetse no kwiragiza ibiri imbere. Iki rero ni igikorwa dukora tunezerewe, tukaboneraho nanone n'amahirwe yo guhuza abayobozi kugira ngo bagezweho inyigisho z'ijambo ry'Imana ku bijyanye n'ubuyobozi bwiza, zishyigikira abayobozi mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse no mu nshingano baba barahawe. Ukwezi kwatambutse twagize amateraniro nk'aya ngaya adasanzwe, iyo twari twahuje abakozi b'Imana, abayobozi b'amadini n'amatorero muri iki gihugu. Twagize nanone amasengesho meza, ariko uyu munsi twasanze yuko bikwiye duhuza noneho abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye, ari abayobozi b'amadini n'amatorero barahari, ari abayobozi mu rwego rwa private sector ndetse no muri leta. Ndabashimiye cyane yuko mwitabiriye ubutumire bwacu. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko igira iti how to parent and lead in this generation. How to parent and still lead in this generation. Mu Kinyarwanda ni uburyo warera ukanakomeza kuyobora muri iki kiragano. Ni inshingano ya buri mubyeyi gutanga uburere bubereye igihugu, bugihesha ishema, butuma igihugu cyacu gikundwa, uburere bugatuma igihugu cyacu kigendwa. Ibyo ni ibintu tutageraho tudakoze inshingano yacu yo kurera neza. Uyu munsi ubona abana bacu bugarijwe n'ibibazo bitandukanye bitoroshye, amakimbirane mu ngo, ababyeyi ntibakibona umwanya uhagije wo kubana n'abana, ikibazo cy'ibiyobyabwenge turakizi kiri hanze, dufite ikibazo cy'ubutinganyi nacyo kiriho kigenda gisatira igihugu. Ugasanga mu by'ukuri hariho n'agahinda gakabije ndetse no kwiheba mu bana bamwe b'Abanyarwanda. Kenshi na kenshi abakabaye tubafasha usanga izindi nshingano none zitatworoheye. Ushobora kuba wibaza ati se jyewe nk'umubyeyi, nk'umuyobozi ufite inshingano zitandukanye, nabifatanya nte? Nabikora nte kugira ngo byombi bikorwe neza? Icyo ni ikibazo twese twakwibaza, ariko turashima Imana yuko uyu munsi dufite umwigisha mwiza, Pastor Jimmy Muyango,
nubwo ari umupasiteri ariko ni na engineer, araza kudufasha kutugezaho ijambo Uwiteka Imana yamushyize ku mutima, ndetse aze no kuduha mu buryo bufatika zimwe mu ngamba twashyira mu bikorwa. Soza rero ndizera ko ibiganiro turi bugirire ahangaha, inyigisho nziza ndetse n'inyunganizi muri butange, byose biri butubere impamba ikomeye iri buzane impinduka mu buryo turera abana bacu ndetse no mu miryango yacu. Ndabashimiye cyane ko mwitabiriye aya masengesho. Mbere yuko subira mu cyicaro cye, nagira ngo nanone mbonereho umwanya wo gusengera umukozi w'Imana Pastor Jimmy Muyango aze atugezeho ijambo ry'Imana. Nagira ngo ababishoboye muhaguruke twubahe ijambo ry'Imana, hanyuma aze atugezeho inyigisho. Uwiteka Mana igira neza, turagushimye kubw'iki gitondo cy'umugisha. Turagushimye yuko waduhaye uburyo tukava mu ngo zacu, mu ngando zacu Nyagasani, tukabasha guteranira muri iki cyumba cya Serena. Uzuganza hagati muri twebwe, ukoreshe umukozi wawe Pastor Jimmy by'ubutwari, ijambo wamushyize ku mutima Mwami. Reka iri jambo rihindure byinshi muri twebwe, riduha imbaraga Nyagasani zo gukomeza gukora imirimo mu miryango yacu, mu bana bacu, mu gihugu cyacu, imirimo n'ibitangaza ikomeza guhesha icyubahiro. Umuhe Nyagasani umwuka wo gushira amanga kugira ngo atugezeho ibyo yamuteguriye byose uyu munsi, kugira ngo abigeze ku bayobozi bateraniye muri iki cyumba. Reka rero ubushake bwawe bukomeze kuganza hagati muri twebwe, uduha umunezero, uduha amahoro twumva ijambo ryawe. Ibi byose tubigusabye tubyizeye mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Karibu cyane Pastor Jimmy, mugire umunsi mwiza, murakoze. Ni iby'umunezero kuba mpagaze hano uyu munsi. Ntangire nshimira ubuyobozi bwa Rwanda Leaders Fellowship bwampaye cyangwa bwaduhaye ubutumire kuza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Banyakubaha mwese murimo hano, inshuti za Rwanda Leaders Fellowship n'abanyamuryango mwese, namwe ndabashimiye. Imana iduhana umugisha. Nk'uko yababwiye rero, nitwa Muyango James cyangwa Jimmy. Ndi umugabo wubatse, nejejwe cyane no kuba hano, kandi bikaba ari nubwo bwa mbere mpagaze ahangaha kugira ngo mbasangize ijambo ry'Imana. Nimwumva afite igihunga rero mubyemere, mubyakire ko ari bwo bwa mbere mpagaze hano. Muze kunshigikira kugira ngo ntaza gutitira. Nyobora itorero ryitwa Potter's Hand Church, ririmo kubaka icyicaro hariya i Masaka. Numva rero muri make ari ibyo ngibyo. Asigaye munyemere tujye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana iduhaye ry'uyu munsi. Baduhaye theme twigaho, nasanze iri very challenging, iri challenging cyangwa se ihiga cyane. How to parent and still lead in this generation. Uburyo ki twarera tukanayobora muri iyi generation. Ngira ngo umuyobozi yavugishije mu ryiza ryamfashije kumenya ikinyarwanda cya generation, iki kiragano cyangwa se uru rubyaro cyangwa se kino gihe turimo. Iyo topic izamo amagambo atatu nasanze yose atoroshye. Icyambere harimo parenting, ubwabyo ni ibintu bitoroshye, kandi ndabivugaho noneho ntari umwexpert wabyo, ahubwo nanjye ndi muri aba babyiga buryo byarushaho kuba byiza. Hakabamo ijambo rya leading cyangwa kuyobora, iryo naryo ubwaryo
ni concept nini cyane. Hakaza kuzamo n'ikindi kintu cyo kuvuga ngo this generation cyangwa iki kiragano, kuko ubwacyo ni ikiragano cyangwa ni generation igoye kurusha igihe cyatambutse. Muri ayo magambo atatu rero, aho bitagorera cyane nanone nuko ayo magambo abiri, kurera no kuyobora, ni ibintu nakwita biri intertwined, bifitanye isano. Umubyeyi mwiza aba umuyobozi mwiza, n'umuyobozi mwiza akwiye kuba umubyeyi mwiza. Ntabwo ari ibintu watandukanya ngo uvuge ngo wenda ni umuyobozi mwiza cyane, ibyo kurera ushatse wabyihorera, cyangwa ni umurezi mwiza cyane, ibyo kuyobora ushatse wabyihorera. Umurezi mwiza avamo umuyobozi mwiza, n'umuyobozi mwiza aba umurezi mwiza. Ibi rero biri intertwined cyangwa se bifitanye, bishamikiranye, bifitanye isano. Ariko by'umwihariko iyi generation turimo aho igoreye cyane, hari ibintu byinshi by'ingorabahizi kuba muri kino gihe turimo. Nagerageje gufataho dukeya kuri two dutuma kurera no kuyobora ubwabyo biba a challenge cyangwa biba ikintu kiduhinyuza. Akantu ka mbere, ibihe birimo biraduhinduka na byihuta, ibintu birahinduka, the rooms are drastically changing. Ibintu umuntu yumvaga ko ari uku bimera birimo birahinduka, murabireba. Urugero rwa mbere, kera iyo umuntu yashaka ko umwana we w'umuhungu akura neza atagize ibimurangaza, bamujyanaga mu kigo cy'amashuri cy'abahungu, boys college. Akumva ntazahura n'abakobwa, ntago azangirika, ntazaba icyomanzi, amushize ahantu yumva ari safe. Ariko murabizi neza ko uyu munsi amashuri abahungu ari bonyine, ahubwo habaye icyorezo cyitwa ubutinganyi. Umwana w'umukobwa iyo bashaka kumurinda kwangirika, bamujyanaga muri girls school, kumva ubwo ari mu ishuri ry'abakobwa, noneho nta birangaza, nta bizamwangiza. Ariko ahubwo umubyeyi asigaye yifuza ko umwana w'umukobwa agera n'umuhungu, ngo amenye ko afite boyfriend, fiance, kurusha uko afite umukobwa ushobora kuzavamo lesbian. Ibyo byose ugasanga biragora. Ibyo umuntu yibazaga ko ariko byari byiza, none bisigaye biri challenging. Hambere aho ngaho, umwana iyo yagumaga mu rugo, baravuga ngo n'umwana w'umutima udasimbuka igipangu, iyo atagiye hanze ngo ajye mu tubyiniro arareyo, kuva umwana uva mu rugo n'umwana w'umutima w'ingeso nziza nta kizamwangiza. Uwo mwana yangirika ari muri bedroom ye, kuri telefone, ari kuri pornography. Atasohotse igipangu, atasohotse n'umuryango wa salo, yagumye mu nzu. Urumva atari challenging generation. Ibintu birahinduka drastically, umuntu abibona. Pesi yaho bihindukiraho, ubuzima buri so fast, ubuzima burihuta cyane ari ku buryo umuvuduko bwirukanyiraho, natwe dushaka kukacinga umuvuduko. Rimwe na rimwe ntibitworohere. Urugero rwa mbere, njya nibuka kera umuntu amakuru yakugeragaho hashize icyumweru, ukaba ari wa mbere kuri icyo cyaro wabonye imvaho nshya cyangwa se ikinyamakuru cy'icyo gihe cyakugezeho nyuma y'iminsi 5, kubera za bisi zivana kuri capital city zikakugeza ikinyamakuru, zikaza zaratinze. Ayo makuru umenye y'uwo munsi akaba ari icyumweru gishize, ariko akaba ari yo mashyi. Ubu uyu mwanya ikintu kiraba nk'umurabyo, amakuru ku isi hose akaba yasesekaye so fast. Umuntu yarapfaga ukabimenya ukwezi gushize, kandi ukaba mu ba mbere babimenye. Ariko ubu ngubu, just like a twinkling of an eye, life is so fast. Ubuzima burimo burihuta cyane, umuvuduko wakwibaza ngo uzagarukira he. Ikindi kintu ni uko hari moral decays, imico irangiritse,
ahantu tugera nta kizima nta n'igipfuye, biterwa n'amahitamo. Kwambara ubusa ni uburenganzira bw'umuntu, kwiyandagaza ni uburenganzira bw'umuntu, uburenganzira bukaba uburenganzira. Ukibaza ngo ikizima ni ikihe, igipfuye ni ikihe, bigaterwa na benshi icyo bahisemo. Ibyo byose ni ibintu bitoroha. Expectations ziri higher, ibintu tutezweho cyangwa se dutegerejweho ni byinshi kandi biri ku rwego ruhambaye. Bavuze ko ndi engineer muri izi ndikoze civil engineering, construction, project management, ariko buri discipline yose ari y'amategeko, ari ya medicine, expectation uzagiye ku rwego rwo hejuru kubera amakuru. Umuntu yajyaga kwa muganga kwivuza, yahagera icyo muganga yavuze kigasa nkaho ari final. Apfa kuba yakoresheje langage ya kiganga utari bumenye ko amurwaye totororosis, apfa kuba muri susis kayitubuti bidapfuye birarangiye kuko nta uzabishakira. Totororosis byose babi muzasisi. Ariko umuntu aza kwa muganga ubwe yakoze consultation kuri internet, abaganga batandukanye bo mu Rusiya, muri Amerika, muri Hindi, yibeshe gatoya arakuvuguruza. Expectations zikaba high ku buryo umuntu arashakisha kugira ngo ataza guhinyuzwa. Urumva atari pressure. Umwarimu yagiraga hard copy y'igitabo yigishirizamo. Iyo hard copy ikaba yavuye mu Bwongereza muri Cambridge, akanayibika ahantu. Mwese abasigaye murakurikira gusa. Yaba abeshya, yaba icurika, igitabo cye apfa kuba atakikweretse. Ariko ubu ibeshye gato, umunyeshuri arakuvuguruza. Is that not challenging? Umuntu yakoraga amadesign yakaba kuko yitwa designer, agakora muri technology, akadesigninga ibya design zikaba musezayivuguruza. Ubu ribeshe designing umuntu wize amategeko avuguruza wakoze design. Kubera iki? Information iri kuri internet. Expectation ku babyeyi. Umwana afite exposure, aza kubwira ngo daddy ubundi si uko bigenza, mami si uko bigenda, dore abandi uko bigenda. Ibyo byose twese dushira kuri pressure idasanzwe. Hakaza ikibazo cya external influences. Ikoranabuhanga, media, ntabwo kirera mu Rwanda gusa, urarera mu isi. Kuko kuri televiziyo birirwa bareba culture z'Abanyamerika, z'Abahinde, z'Abahehe zose, ku buryo hari influences nyinshi ziri external. Ariko hakazamo na conflicting priorities. Turi mu bihe aho kera wasangaga umupapa akora, mama akisigara mu rugo, cyangwa wasangaga ufite akazi kamwe. Turi mu gihe ibintu byabaye byinshi, umuntu arakora akazi kubera izo expectation ababwiye na challenges zihari, akajya kwiyungura ubumenyi, nimugoroba akiga, arakora za dissertation, arakora amakosa 3 icyarimwe kugira ngo keeping kuri pace yaho ubuzima bugize. Ibyo byose bikazana priorities z'ubuzima zitandukanye, uburyo agiye kurera, kwiga, gukora n'ibindi byinshi wenda nawe wagenda wongeraho. Ibyo byose rero bikomanyirije hamwe bizana pressure ku buzima bw'abantu, bikazana stress nyinshi. Ibyo bigagira icyo bikora mu buzima bwacu, noneho byari uko ari bibiri byose bikagirwaho ingaruka, ari ukurera, ari no kuyobora, byose ugasanga byahungabanyijwe n'izo pressures. Kuko utunavuze ni duke, namwe dukije mu rupapuro mwamanura byinshi, kuko ni byinshi ntabwo list irangira. Hamwe n'ibyo rero umuntu yakwibaza ngo biraza kugarukira hehe noneho? Amakuru mabi nuko trend ariko izakomeza. Ntabwo bigiye guhinduka vuba.
uwaba nabivuze ko iyo trend ihinduka yaba agiye kubesha, kubera ko mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere haravuga ngo mumenye yuko mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birusha. Rero ibihe birusha ntabwo bigiye kuba ari byo bivaho. Ikindi cya kabiri nuko mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel ibice 12 umurongo wa 4 ho haratubwira na kotinze uyu murongo muri iyi version kuko ayibishira mu rurimi rwa buri munsi dusanzwe tuvuga. Reka munyemerere nongeye bakotinge. Daniel kino gitabo haravuga muri Bibiliya ngo but Daniel keep this prophecy a secret, seal it up so that it will not be understood until the end times. Kubera iki muri end times bizahaba? Hazaba iki? When travel and education shall be vastly increased. Mu zindi version baravuga ngo abantu bazaba bamuvinga to and fro, ngo kandi knowledge will explode, ubumenyi buzaba bwinshi cyane. Ubumenyi ntabwo bugiye kugabanuka ahubwo bugiye kwiyongera. Amasomo umubare wigishwa ugiye kwiyongera. Icyo ngicyo rero urumva ko atari inkuru nziza cyane, ariko bafitiye n'inkuru nziza. Ibyiza kudasoreza ku nkuru mbi. Yesu ashimwe cyane. Inkuru nziza ni uko ushobora wowe kwinterceptinga iyo trend cyangwa se guhindura iyo trend y'ibyo bintu ku giti cyawe iyo itahindutse. Iyo idahindutse ngo uvuge ngo nayihinduye, niyo mahirwe ahari. Ibintu byo bizakomeza kujya muri ya direction. Na Bibiliya iratubwira ngo muri ibyo bihe ngo abakiranirwa bazarushaho gukiranirwa, ngo ariko n'abakiranuka bazarushaho gukiranuka. So no ngo ntabwo tuzakiranukira muri generation yakiranutse. Gukiranuka bizabaho n'igihe gukiranirwa kuzuye. So no ngo rero ntabwo ari trend y'ibintu ihinduka, ni twebwe tuzahitamo injyana y'aho tugiye kugana. Iyo rero ni inkuru nziza kuba tugifite amahitamo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo rero mu minota itari myinshi nze gusangiza amwe mu magambo Imana yashize ku mutima wanjye ko twasangira, ari muri Zaburi 112. Iyo byibuze hari igitabo kimwe abantu bakurikiranye imirongo mike yaho bituma dushobora kwibuka ibyo twizeho. Zaburi 112 umurongo wera ku wa mbere. Zaburi 112 wera ku murongo wa mbere haravuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye, kuko atazanyeganyezwa iteka. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Ndagira ngo mvugeho ibintu nka bine gusa shingiye kuri iki cyanditswe byadufasha muri iyo fast paced world, muri iyo si yirukanka bene ako kageni, gushobora guhindura twebwe trend yacu ntijyane n'aho ibintu byose bijya, ntitube ba nyamugiyo bijya, tukagira uburyo twebwe twagira pace tugiye kugenderaho. Ikintu cya mbere nuko tuba abayobozi bubaha Uwiteka, nuko tuba abantu bubaha Imana, batinya Imana, bashira Imana imbere. Gushira Imana imbere nicyo cya mbere
ngo ni Reverend Antoine yigeze kumva avuga ngo iyo ishize Imana imbere umenya kuri mu murongo nyawo, kandi iyo nanone itakuri imbere umenya ko wayobye. Gushira Imana imbere, kubaha Imana, gutinya Imana, hari ibyanditswe bitandukanye biraha bitwibutsa kugandukira Imana, kumvira Imana n'amagambo afitanye isano. Muri Zaburi gice cy'112 umurongo wa mbere, ikintu hatubwiye, haratubwiye ngo hahirwa uwubaha Uwiteka, hahirwa uwubaha Uwiteka, wakishimira cyane amategeko ye. Ntabwo ari aho gusa. Mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 6 umurongo wa 5 ho haratubwira Imana ibwira abantu bayo, irababwira ngo aya mategeko gutegeka ujye uyashira mu mutima wawe, ujye uyatekereza ku manywa na nijoro, ujye uyakurikiza. Yababwirizaga ko ari cyo kintu cy'ingenzi dukwiye gukomeza. Muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8 aratubwira ngo aya mategeko mbwira uyu munsi ari mu kino gitabo ntukarorere kuyahamisha akanwa kawe, ahubwo ujye uyibwira ku manywa na nijoro, kugira ngo ubashe kubona ukurikiza ibyanditswe. Ubwo ngubwo nibwo uzahirwa mu byo uzakora byose. Kubaha Imana ni ikintu cy'agaciro mu buzima bwacu bw'abantu, bwacu nk'abayobozi, bwacu nk'abarezi. Iyo tubivuga nko muri Rwanda Leaders Fellowship, kuko twese turi abantu duhuzwa no kubaha Imana no gushaka gushira Imana imbere, hari igihe umuntu atekereza ko isi yose kubaha Imana ibyumva, ariko siko bimeze. Siko abantu bose bashira Imana imbere, siko abantu bose bubaha Imana. Kubaha Imana ni ukuyibona ko ariyo soko y'ubuzima bwacu, ni ukuyibona ko ariyo soko yo guhumeka kwacu, ni ukubona ko ariyo soko yo kubaho kwacu, ni ukubona ko ari nayo mpamvu itumye tubaho, ko ari databuja, ko ari umutware. Bivuze ngo hari ibyo yabuza akabireka, hari n'ibyo yantegeka nkabikora kabone naho ntabishakaga, kuko numva ko ari Imana. Ariko mwari muzi ko hari igihe abantu bagera ahantu akumva niwe byose, hirya ye nta kindi, ariko icy'agaciro kubaha Imana, ngo hahirwa uwubaha Imana, hahirwa uwubaha Imana. Ibyo rero ni iby'agaciro Imana kuduha kuba abantu bayubaha. Iyo ukomeje ugasoma mu gitabo cy'umubwiriza ho ikintu avuga, anatwereka ko kubaha Imana ari wo murimo, ariyo nshingano y'umuntu wese. Mu Cyongereza bayita duty. Ijambo bakoresha mu Cyongereza baravuze ngo the end of the matter, all has been heard, fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. This is the whole duty of man. Ntaraba kuba engineer, ntaraba kuba pastor, ntaraba kurera, ntaragira position runaka. The whole duty y'ubuzima bwanjye, it is to fear the Lord. No kubaha Imana, no gutinya Imana, no gushima Imana. Icyo ngicyo iyo nitakaje, ibindi byose nkora yabaye nka kwa kundi bavuze gufata rimwe wakongeraho 00 yani bikabira agaciro, ariko watangira n'amazero yani bigasigara rimwe. Iyo whole duty of man ibaye kubaha isumba byose, yindi kandi akagutunga hagarara, yindi ituma iyo banjyanye muri salle dope ntazi niba nzakanguka, yindi babo noneho ndagukanga igarura cyangwa ufite gahunda. Iyo ngiyo niyo kubaho, iyo niyo gutinya, iyo niyo gushimira. Ngo hahirwa wubaha Uwiteka. Aho ngaho niho byose bitangira, kubaha Uwiteka. Imana iduhe kuba abantu bubaha Uwiteka. Imana ikomeze kuduha umurongo wubaha Uwiteka, ni ikintu cy'agaciro. Ibyo ntibishoboka kwa guhuza ibintu bibiri biroroha. Kubera iki se? Umugabo witwa Achinua Achebe mu Nigeria yanditse novo izwi cyane abenshi bigagamo mu ndimi, ariko hari ijambo yavuze, aravuga ngo when the centerpiece
cannot hold anymore, things fall apart. When the centerpiece can't hold anymore, things do what? Fall apart. Ubuzima bwacu bubungabunzwe n'Imana. Centerpiece irekuye, things fall apart. Bashimira n'Imana ku buyobozi bw'igihugu cyacu bwimakaza uyu muco wo kumva ko ari byiza gusenga Imana, kubaha Imana, ndetse na Rwanda Leaders Fellowship ikahabaho kugira ngo Imana ikomeze yimakazwe. Kuko iyo Imana ikuwe muri equation, things fall apart. Ingingo ya kabiri nuko lasting leadership begins at home. Ubuyobozi burambye buzagira impact ku ma generations menshi buhera hehe? Mu rugo. Iyo mpamvu aya magambo kuyahuza, kurera no kuyobora ari ibintu by'agaciro. Iyo bihera mu rugo rero, ikintu cyaba ni iki cya mbere nuko dukwiye gukunda abo twashakanye tukanabubaha. Gukunda abo twashakanye, honoring our spouses. Hari ibyanditswe bitandukanye nashize hariya ariko ntabwo turi bushobore kubisoma byose kugira ngo nkomeze nubahirize igihe, kugira ngo umunsi wanjye wa mbere nahagaze hano utasoza uvuga ko mwishe gahunda. Gukunda abo twashakanye niyo ntangiriro yo kurera urebye, kuko abana banjye gukunda mama wabo nicyo cya mbere kirabaremo security. Iyo mukunda baba bakundiyemo. Iyo mubwiye ngo twigire ahantu kuri retreat yacu, singabona babigiramo ishyari, ahubwo mbona babyishimira, bakatubaza aho twari twagiye, bakabaza. Nahise menya ko iyo mukunda barabyishimira, bivuze ngo namutikuye nanone birabatikura imitima. Ni ukuvuga ngo ni iby'agaciro. Ushobora kutamutikura ingumi ukamutikuza ijambo. Ijambo, hari ijambo buriya ritikurana kuruta n'icumu. Bibi cyane. Kandi ntumenye impact bigize ukagira ngo ni uyu nguyu mugenzi wawe ubikoze, ntumenye ngo abana bamwishe nabi cyane. Nabyo bavuga ngo uwibahetse abakora iki? Abayigisha umugongo wahetse. Akantu ka kabiri nuko ari iby'agaciro kurera intentionally. Kuba abantu bari intentional, bagambirira iyo turera. Kurera dufite intego mu kurera kwacu. Hari ibyanditswe bibiri nabasangije aha ngaha. Ibi byanditswe byose bigaragazamo intentionality. Bibiliya yatubwiye hano muri Zaburi 112 umurongo wa 2 ngo urubyaro rw'uwo wamukiranutse, ngo urubyaro rw'uwo ngo ruzagira amaboko hehe mw'isi. Nuvuga ngo iyo ndera ndimo ndabona umwana uzaba amaboko y'igihugu, ndabona umwana uzaba amaboko muri generation ye, ndabona umwana uzaba amaboko mw'isi. Rero bigatuma mba intention. Iyo wubaka ikintu uri mu kureba outcome. Niyo mpamvu ububatsi ntabwo yubaka atabaje kugira plan ishushanyije. Nibwo amenya umuryango uri, aho idirishya riri, n'umujyi iyo uje gukora inspection ushaka gusanga amaplan ari kuri site. Iyo basanze wubaka automatically idahari n'amaplan adahari mu gukurikiza, barabiguhanira muri inspection, barabiguhanira kuko bumva ko byagombye kuba biri aho kugira ngo buri mwubatsi abone icyo arimo gukurikiza. Natwe mu kurera kwacu biba bikwiye kuba intention. Muri ya Zaburi iri hariya hirya ivuga kuri intentional parenting, Zaburi 127, hari ukuntu bavuga, reka wenda basome nihuse umurongo wa 4 n'uwa 5. Aravuga ngo hahirwa ufite umurongo wa 4, nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore babera. Ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni. Nabitekerejeho. Hari igihe dusoma Bibiliya ariko ntidutekereje context byavugiwemo. Baravuze ngo abana bameze nk'ikirimba. Ikirimba abantu b'abarashi, abafite umuheto, abafite umwambi, ariko akagira n'ikintu mu mugongo aho imyambi ibitse.
aho ukurayo gutya ukabona kurasa. Imyambi rero ntabwo bagenda bayifashe mu ntoki gusa, biri hehe? Mu kirimba hano inyuma. Umwambi ntujya wirasa, umwambi ntiwiyohereza, umwambi urashwa nande? N'umurashi. Umwambi uzaguma mu kirimba kugeza ubwo umurashi awukurayo akawushyira mu muheto, agafokasinga, akagira target yahagiye kuwohereza. Ntabwo umwambi wiha direction, umwambi uhabwa direction nande? N'ugiye kurasa. Bibiliya ikavuga ngo abana bameze nk'imyambi iri mu kirimba. Unfortunately, turi abarashi bafite imyambi yaheze mu kirimba. Target zirahari, ibyo gukemura uyu mwambi wakagiye gukemura birahari, ariko habuze umurashi w'umwambi, habuje ufokase umwambi kuri target. Bishatse kuvuga iki rero? Bibiliya avuga ngo ubupfapfa buri ku mutima w'umwana, ngo ariko instruction y'umubyeyi izabukuraho. Ababyeyi rero hari igihe twibaza ngo kuba internet izuzuye umwana azibwiriza, Imana yifuza ko tuba abarashi, uvana umwambi ukawushira mu muheto, ukawuha icyerekezo. Ujya kurasa arafokasinga, ni iyihe target igiye kurasa. Rero natwe turera dukeneye kuba intentional. Uyu mwana ndamwohereza he? Ndamuha icyerekezo. Kuba dufite ikirimba cyuzuye ntibiduhesha success. Ikiduhesha success no kugira no kuba intentional, no kuvana muri ya mwambi tukawerekeza aho ugomba kujya. Musanga hari igihe umuntu anagira umwana akiga ibintu pe, akabyiga, akabijya mu masters, akabijya muri PhD, ariko ntasange fulfillment, kuko iyo agiye umuntu ugira career guidance, ureba strength ze, ureba ibyazi cyane, ibyo ashoboye, akagenda abimufashamo. Hahirwa abo ngabo bafata iyo myambi bakayerekeza aho igomba kujya. Ariko navuga ngo leadership begins at home, ikaza kuza aho ngaho yuko tugomba kuba parenting, tugomba kuba intentional. Akandi kantu karimo aho ngaho nuko dukeneye kuba fully present. Fully present, nashizeho iryo jambo fully present at home, kuhaba mu rugo, kuhaboneka. Iyo mvuze fully present, iryo jambo ntiryumvikane nabi, ntabwo mvuze kuhaba kuva mu gitondo kugera nimugoroba, kuva ku wa mbere kugera ku wa mbere, ntabwo ariyo fully present uvuga. Ndavuga n'igihe gitoya uhari habe, igihe cyose uhabaye uhabe. Harimo abantu bari absent, ariko hari n'abandi bari presently absent. Igihe cyose turi mu rugo, kabandi kuri computer, kabandi kuri iPad, kabandi areba amakuru kuri televiziyo, ku buryo n'ibyo umwana avugisha bimwe byikiriza ntabyumvise. Ubundi nkikiriza icyo nagahakanye, ubundi nkahakana icyo nabikwemera, ariko kubera ko I'm presently absent. Ariko igihe gitoya duhari, uko cyaba kingana cyo kose, tuhabe presence. Mujyemerere ntangeho ubuhamya buto. Shima n'Imana, ababyeyi bacu bitabye Imana tukiri bato. Papa niwe witabye Imana mbere, mama nawe aza gukurikira. Ariko kavuga kantu gakomeye cyane bigiye kuri papa. Nk'abanyarwanda bose babaye mu buhunzi, ntabwo yari yagize amahirwe yo kwiga. Kazi yakoraga yari umushoferi, yari afite perime irimo kategori zose, ikintu gipfa kuba kigira n'amapine cyangwa n'ijegere yaragitwaraga. Yatwaye ibimodoka byose n'amamashini yose, agira aho atwara amakamyo ajya mu mahanga, akamara nk'ibyumweru 4, ukwezi, amezi 3, agenda Nairobi kuzana imizigo, ajya Botswana ari mu nzira. Ariko ikintu nubaha ni ukubona ko igihe yabaga ahari, mu gihe kimwe atari ahari, igihe yabaga ahari yarahabaga. Habayeho instance imwe, ndi umunyeshuri njya ku ishuri kwiga, ndi mu ishuri nicaye ndimo kwiga, umwarimu atwigisha isomo ryitwa agriculture. Yigisha
kwigisha agriculture agera ku isomo ryo kwigisha abanyeshuri cyitwa weeds murazizi, ibya byatsi bimera mu murima utabishakaga, urwiri, amashokoro n'ibindi byatsi byinshi. Umwarimu arimo kwigisha agriculture ngo ashake gusobanurira weeds icyo ari cyo, abura uburyo bwiza bwo kubisobanura. Abaza class ngo do you understand weeds? Weeds mwazumvise? Batashkida. Atlekaze zibereke. Muyango stand up. Ubwo ni jewe. Haguruka ntazi ko bavugaga weeds. Genda weeds duhuye. Ndahaguruka. Mpagurutse ubwo abanyeshuri bose barareba ukuntu mwari bagiye gusobanura. Arababwira ati rero mugiye kumva weeds icyo ari cyo. Ubundi umuntu ahinga mu murima, hari imyaka yashakaga, nutrients zigomba guhabwa iyo myaka, amazi n'umucyo n'ibindi byose, atari kwakazaza ibindi bimera utateye kandi byaza bigacura umwuka, bigacura amazi, bigacura nutrients ibyo wahinze ushaka. Ati rero mwebwe muri abagande, leta yavuze n'igihugu ntabwo ntabwo yaragambiriye kuvuga igihugu, ariko ubwo byarangiye ntabwo bigana. Aravuga ati mwebwe muri abenegihugu, imisoro ibindi byose byakabaye bifasha abenegihugu. Ati ariko murabona abangaba, aba ni weeds, aba ntabwo bagombye kuba hano, ariko bari mu mashuri, barambara neza, bararya, kandi hari abenegihugu bambaye ubusa. Ubwo weeds zatwaye umucyo, zajyanye amazi, zajyanye byose. Ubwo ndacyahagaze numye nabaye nk'igiti, nabaye weed mu mwanya. Nigeza ko aza kumbwira kwicara, nza kwicara, dusohotse muri break. Ubwo ibintu birabaye weed. Navukanaga n'abandi batatu, twese twitwa ba Muyango. So ba Muyango bose baba iki? Weed. Urumva ko ibyaguteramo complexe, igikomere, low self esteem, isuzugura n'ibindi byose. Dutashe mu rugo bihurira n'uko papa yari avuye mu rugendo afite igikamyo 40 feet container iri loaded yuzuye. Twari tuye ku muhanda ahantu hitwa Biko Vajinja, uvuye Kenya niho babanzaga mbere yo kujya Kampala. Nuvuga ngo aracyari mu nzira mu rugendo ntaragera yaje, aparitse imbere yo mu rugo kugira ngo azakomeze ajye Kampala, imiziga igezeyo. Aza mu rugo rero naharara azakomeza ejo, yicaye muri salo, tuba turimo turaganira, gashiki kanjye na mukuru wanjye bavuga ibyabaye ku ishuri bya weed, baravuga ariko babihwihwisa. We yicaye hariya, ntituzi ko nakurikirana ibyo turimo, tuzi ngo nabari bize natwe turi mu byacu, kumbe arabyumvise. Ahita abaza ati mweretse ibyo muri kuvuga bya weed ni biki? Numva ndanyagiwe, isi ibintu ndabivugana. Turaceceka, agatoya k'agakobwa gahita kabivuga uko byagenze. Kabivuze papa biramubabaza cyane, ntibishoboka, ntarajya Kampala ngo ndware imizigo, turajyana ku ishuri mu gitondo mwiteguye, turajyana. Ubwo mufore turagenda muri iyo modoka, ikamyo ya 40 feet container irodinze n'imizigo yose iruzuye yagiye. Agakabine kariya k'imbere k'umushoferi twese adupakira mu uniform, ajya kuri vola 40 feet container yuzuye iroded. Ku kigo bajya guhora rukamyo 40 feet container rurahaseruka kwija muri gate cyane ikibazo. Bararwara kugira amashuri ahagara, abanyeshuri bakajya amadirisha, bari barya babura imodoka rwakase rwuzuye. Ariko ubwo mutima ndavuga n'ibingibi noneho kambaye. Tugeze ku ishuri araparika, twese turamanuka, tumanuka mu gikamyo. Ati munyereke kwa headmaster, mungimbere. Turagenda tugenda kwa headmaster ubwo twese turi ku murongo, namuze haraje. Ati Muyango, is everything okay? Ese ni amahoro? Papa yari yarize, ntabwo yari azi Icyongereza, ariko ikiganiro arakizi,
iyo yashakaga gusimuka yabaga igiswahili ahita rero amubwira ko bitameze neza. Twinza muri office ati se bize gute, aravuga ati bishoboka bite ko nishura school fees abana banjye nduha mvunika nkishura minerval kugira ngo mubite widizi. Ubwo headmaster ntabwo yarazi byabaye. Ati sibyo ni biki? Ati twaze twicara bikubwira. Turicara ati Jimmy bivuge. Ndabivuga. Headmaster yaramurega ati uwo mwarimu yitwa nde, ndamubwira atuma abo bagere bamuhamagara. Kuba kugira ngo arambirana yaraje barambira ngo bisubiramo hari bisubiramo baramubwira bati ibyo barabivuze ati nibyo nageze gutanga urugero. So baramuhamye ko bikwiriye, baramusaba ko adusaba imbabazi. Asaba abana imbabazi yigisha, asaba n'umubyeyi imbabazi. Icyo bivugiye n'iki? Twe tubiganira mu rugo ntitwari tuzi ko papa byumva. Iyo aza kuba presently absent, ibyo yari abitambutse, yari kumenya ukuri. Mwumve we yanabyumvise tutabimubwiraga, ariko twebwe abana baratubwira ari twe babwira bitubyumva. Benshi bazaba wigizi bitubimenye ko babaye wigizi, bakurana ibikomere bitumenye ibikomere bagize ibyo ari byo, kandi yageze kuvuga ariko bitumuha amatwi. Imana dufashe tube present mu ngo zacu. Muri Zaburi 103 umurongo ngira ngo nawushize hariya, umurongo wa 7 haravuga ngo Mose Imana yamuhishuriraga inzira zayo, bareka abana ba Isirayeli bakabona imirimo yayo. Hari cyitwa ways and works, ibintu bitandukanye. Iyo twigisha, iyo tubaye ababyeyi bagiye kujya hanze tukaridinga ariko tutagize umwanya uparentinga, dore ikintu gifumizana. Turaruha nk'ababyeyi, nkakora ama investments, nkakora business, ngubaka amazu, nkakora companies, nazaba n'isi nkasiga works, imirimo works. None works nkaba arizo nsigira umwana, ariko ntaragize umwanya wo kumwereka ways, inzira. Ways produce works, inzira nizo zizana works. Works don't bring ways. Niwe uzasanga shobora kugoka nubaka ama company, nubaka ibintu biri ni investment zikomeye cyane, izo ni works. Hanyuma nagira ibyago n'abapararize napfa, wa mwana yabijyamo. Ibintu nubaki imyaka 30 akabisenyera mu mwaka umwe, kuko ahita aba CEO atazi ngo ese papa ibi yabyubatse ati. Uzi ko wabyubatse kubera abakozi bamubahaga, bavugishaga neza abantu, wari uzi kuvugana n'abantu ba bank, wari uzi kwihanganira abakozi, n'umuzamu warahagera ukamusuhuza. Umwana kuko amusigiye rwa rumodoka rukomeye cyane rwa hama, yarugendamo akenda kugonga umuzamu, akumva ko ari umuntu ukomeye cyane. Bamusigiye works, ntabwo bamusigiye ways. Bamusigiye imirimo ariko nta buryo, nta nzira bamusigiye. Muri parenting niho ways zubakirwa. Kubaha abantu, guca bugufi, kumvikana n'abantu, ubworoherane, integrity, ibintu byatumye abantu bose bafite ibyo bagezeho. Hari inzira zahamugejeje, hari uburyo bagera kuganiriza ababaga kuguhanura, uburyo wa negotiating ibintu, uburyo ugasanga wowe uburyo bwose wari ufite, ariko ubwo buryo ntabwo bworoshe kubutanga nk'uko imirimo yoroshe. Imirimo azayibona. Niyo mpamvu nk'ababyeyi, nk'abayobozi mu gihugu n'iby'agaciro, nitwubaka igihugu tutitaye gukorera, turakora works without ways, uburyo the next generation isigarana imirimo, ariko uburyo imirimo yagezweho ntabwo muzi, nta works and ways, uburyo inzira bikorwamo. Imana rero dufashe tutazisanga turi bize, tuba bize, ndabagokera abana banjye, ndabaruhira
uzayimusigira. Niba umusigiye wax nta ways, umenye ngo it will just take an instant kugira ngo bya bintu byose bihinduke ubusa. So kuba intentional tukagira umwanya rero ni iby'agaciro. Kandi yihute njya ku musozo icyanyuma, as we lead, let's have legacy in mind. Mu gihe tuyobora dutekereze ku murage mwiza, umwandu dushaka kuzasiga, uzasanga uhuza leadership na parenting kuko hombi birakora. Zaburi twasomaga 112 umurongo waho wa 5 ho watubwiye ngo hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi agakora imirimo ye uburyo butunganye kuko atazanyeganizwa iteka, umukiranutsi azibukwa iteka. Hari igihe umuntu aruha ashaka kwaturating attention ngo azibukwe, ariko yise n'inzira yo gukiranuka. Iyo ni isezerano, umukiranutsi azibukwa iteka. Hari amagambo atandukanye abantu bifuza gusiga, ibintu dusiga inyuma. Hari ijambo bita monument. Monument ni bya bintu by'ibistatu ushiraho bikwibuka. Nko muri South Africa ubona monument ya Mandela ahagaze ahantu metero 9. Monuments ibindi bimwe umuntu ashaka kubaka. Baghdad byari byuzuye muri Iraq bigaragaza Saddam. Monuments, ariko monuments zirasenywa zikanibagirana completely. Ugiye muri hariya muri Iraq ntabwo wazisanga umunsi. Hakaba souvenir, mafoto wifoto y'ahantu, tuntu tukwibutsa ahantu. Ariko hari ikintu cy'agaciro ni icyitwa legacy, umwami, kuko ntabwo wubakwa ku butaka, wubakwa mu mitima y'abantu. Nta wawusenya ngo azabishobore. Iyo ugendeye mu gukiranuka, you leave a legacy. Usiga ibintu bibaye engraved mu mitima y'abantu, aho bazaba ari hose. Umukiranutsi azibukwa kangahe? Iteka. Ariko ikintu cy'amahirwe nuko ntabwo azibukwa ku isi gusa, nuko azanabaho iteka ryose. Iyo yahisemo kugendera mu gukiranuka ntabwo bizacyura igihe. Hari quotes za legacy nari gutindeho. Izi quotes uyu witwa Mandela yaravuze ngo what you leave behind is not what is engraved in stone monuments, but what is woven into the lives of others. Hanyuma uyu witwa the philosopher witwa Periko, hanyuma Mandela yaravuze ngo legacy is planting seeds in a garden you never get to see. Planting seeds in a garden you never get to see. Niyo tureze neza. Undi yaravuze ngo abana ngo ni messenger wohereza muri generation utazabamo, naba messenger wohereza aho utazagera. Mureke tugambiriye kuba abantu bagiye kuzasiga legacy, tutaba abayobozi gusa ba works, tube n'abayobozi ba ways. Bavuga ngo ntabwo generation izasanga ntarakoze ibyo nagombaga gukora. Hanyuma as I conclude, muri conclusion, ibingibi ntabwo ndi butindeho. Nituyobora twubaha Imana tuzaba secure leaders, kandi ibyo bizatanga na security mu bana bacu. Security ndi mu kuvuga niyo mutima. Dore aya magambo, it takes a secure leader to both parent and lead. Ahangaha ku murongo twasomaga muri Zaburi 112 muri ya murongo waho wa 7, ijambo iravuga ngo he is not afraid of bad news, his heart is firm trusting in the Lord. Ntabwo azatinya inkuru mbiza, inkuru zitandukanye zizaza. Ukangejo bundi turi muri covid total lockdown, ku makuru hose kuri televiziyo ibona ku isi hose, inkuru mbizo zizagenda ziza buryo butandukanye. Ariko burya baba umukiranutsi wubaha Imana ngo ntazatinya inkuru mbiziza, kuko umutima we wiringiye Imana. Zaburi kavuga ngo uko nzatinya kose nziringira Uwiteka. Iyo tubaye ubuzima bwiringiye Imana, umenya ko ibyo ntashoboye yo irabishoboye, ibyo ntazi irabizi, bigatuma umutima wawe utekana. Ariko wiringiye ubwe ntabwo yagira umutekano, kuko iyo yagize ibyo adashoboye abona ko isi murangira. Ariko abiringiye Imana mu byo adashoboye haba hari ubishoboye ushobora byose. Dukomeze, bizaduhesha umutekano muri leadership, biduhesha umutekano muri parenting,
n'igihe utazi neza uko byose bizasoza ari gusigara wumva wiringiye Imana. Soje babwira iki cyanditswe kiri muri Yeremiya 6:16, wenda mwasoma muri Bibiliya zanyu. Aravuga ngo the Lord said to his people, you are standing at the crossroads. Ndabisemo uyu version. So consider your path. Ask where the old reliable paths are. Ask where the path is that leads to blessings and follow it. If you do, you will find the rest for your souls. But they said, we will not follow. Ntabwo ibishya byose ari byiza. Dushake ibiri mu nzira z'Imana n'iby'agaciro, arimo kurera ibyanditse byose siko ari byiza. Dusubire muri old parts, kandi old parts nta zindi, ijambo ry'Imana ntizahinduka. Ni rya rindi, nta version nshya igiye kuvuka mu gitondo, ariko ririmo ukuri, ryuzuye ubuzima, ririmo impuguro, kandi tuganisha ubushake bw'Imana. Imana dufashe dukomeza kuba abayobozi, dukomeza kuba abayobozi barera, dukomeza kuba abarezi bayobora neza. Nadukuye n'isoni. Wahora kimwe
ashimwe cyane. Yes, hanyuma dusoza iyi gahunda twahereyemo ni ko harambere umuyobozi wacu dukunda cyane ntabwo tuguherutse ku bintu byawe byiza kandi Yesu ashimwe. Turashimira Imana kubw'amasengesho yaduhaye kandi turashimira Imana kubw'ijambo rikomeye yatubwiye. Nifashe ndavuga ngo ntabwo nza kuvuga ariko komantere nyine iyo gerageje umvuga utumuka muha agatuti umugerageje. Ndashaka gushimira Imana ku byo twize. Hari igihe dusenga, hakaba igihe tuganira ku bijyanye n'umuryango, rimwe na rimwe ukabona ntabwo uzaho inzira izanyura. Mu kwezi kwa munani twaraha nanone tuvuga ku muryango, nibuka umuntu umwe watanze ikibazo akavuga ati ariko ko turi kuvuga iby'umuryango dufite amasaha tugoye y'akazi n'ibiki, ariko ikintu numva ashaka gushimira Imana na action leta yacu yafashe. Ntabwo twagenda tutabivuze kubera ko twaba twirengagije ko twasenze, ariko Imana ishimwe ko ubuyobozi bwarebye bukavuga ngo reka tugire icyo duhindura, tugire amasaha twongerera umuryango kuba hamwe, aho kugira ngo abantu bazinduke jugujugu, abana habeho umwanya byibuze nubwo udahagije kubera icyuho gihari, ariko uriya mwanya tuwushimira Imana. Numvise rero ntasenga ntabuze icyo kintu, nashatse kukivuga kare ndavuga ngo reka mbe ndetse, ariko nyine Imana yari izi ko umwanya ari uyu, ariko turishimira Imana ko yabanye natwe kandi yanakoreye mu bayobozi bacu kugira ngo umuryango urusheho guhabwa umwanya. Hari umuntu wahise postinga kuri Twitter ngo a family oriented nation. Ndavuga ngo urakoze cyane kubw'ibintu. So Imana ishimwe rero ko tutari igihugu kiri gutera imbere gusa kibagiwe n'umuryango, ahubwo turi igihugu kinareba no ku muryango tugatekereza kuri ejo hazaza. Ibindi rero nyakubahwa muyobozi, niba hari ikindi mwashaka kuvuga ngo ntacyo mwantumye, ako karagakeregeshwa kanjye ugendera icumu rya shebuja rizana n'agakeregeshwa ke, ariko nibyo nifuzaga kuvuga. Gusa kubera ko hari ibyo nzi biri hano imbere, muranyemerera nabyo mbivuge nubwo mutabintumye. Mu kwezi kwa mbere nk'ibisanzwe dufite igikorwa ngarukamwaka cya National Prayer Breakfast. Ngira ngo niba nta gihindutse amatariki ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Impamvu tubivuze ubu ni ukugira ngo mubimenye, mubisengere kandi munamenye ko ari ibyacu, tubitere inkunga nitukugeraho cyangwa se nubwo n'ubutumire uzabwitabire, ariko unamenye ngo icyo gikorwa kirahari. Dufite rero impamvu nyinshi tuzaba dushimira Imana tuzavuga ko icyo gihe, ariko ni byiza ko mubimenya tugatangira kwitegura kubw'uwo mwanya. Munyemerero nsenge kuko ari byo nasabwe kugira ngo nsoze. Niba hari ibindi ubwo nyir'umuringa naza agatega akaboko. Mwami Imana, ndagushimiye ko ari wowe Mana yacu. Ndagushimiye ko mu byo watekereje nubwo uri Imana ihambaye, wahisemo kurema umuntu. Mu kumurema urema n'Abanyarwanda, uduha igihugu cyitwa u Rwanda, kandi uyu munsi ukidutujemo, ibyo turabigushimiye. Twumvise mu buhamya no mu nyigisho uburyo hari umunsi kuba umunyarwanda byitwaga ko umuntu ari urwiri, ariko turagushimira ko uyu munsi kuba umunyarwanda ari ishema, ari ibintu umuntu yakwishimira, ko afite igihugu, ko afite aho wamukatiye, yita iwabo, yita iwe, yita iwacu. Ibyo turabigushimira Mana. Tugushimiye kandi ko nubwo turi igihugu, ariko tutari igihugu kirengagije umuryango, ahubwo ari igihugu umaze igihe uvugiramo ibijyanye n'urubyaro rukurikira, na n'uyu munsi ukabivuga, ariko tukagushimira n'abayobozi baduhaye
uburyo bakomeza gutega amatwi bakumva icyo uvuga, bityo bakayobora abanyarwanda mwami Imana mu nzira ikwiriye. Ntabwo twabura kugushimira ku byemezo biherutse gufatwa na cabinet byo kongerera ababyeyi amasaha hamwe n'abana. Icyo ntabwo ari ikintu twafata nk'ikintu cyoroshye. Mwami twarabivugaga, umuntu akareba akayoberwa uko bizagenda, ariko wowe mu gihe gikwiriye uha abayobozi bacu gufata ibyemezo, kandi bitumye tugushimira, bitumye tubasabira umugisha, kandi dusenga ngo ntituzahite dupakiramo ibindi bintu, ahubwo tuzabireke uwo mwanya ko kuba umwanya w'umuryango, umwanya n'abana, umwanya wo gutegura urubyaro rukurikiye. Turasengera ijambo twumvise mwami ngo rikomeze kubona imbaraga mu buzima bwacu. Duhe rwose kugushyira imbere, duhe gutekereza kuri legacy tuzasiga, ntituzasige monuments basenya, ahubwo tuzasige legacy. Duhe mwami Imana kuba abayobozi batekereza kuri wowe, tukamenya kuri hejuru ya byose, n'igihe twananiwe tukaba secure, ntidufate ibyemezo bibi byangiza umuryango cyangwa ngo byangize abo tuyobora, ahubwo tukubura amaso tukakureba, kuko mwami watwibukije ngo a secure leader niwe uzarema n'urubyaro ruri secure. Ngwino dufashe rero kuba secure muri wowe, dushorere imizi muri wowe, tugutumbire kandi tugendane nawe. Nyemerere dusabire nanone iki gihugu cyacu. Hari aho tugeze heza, ariko hari n'ahandi tugishaka kugera. Turagutumiye ngo Imana yacu, waratubwiye ngo hahirwa ishyanga rigufiteho nk'Imana yaryo, ngo kandi igihugu cyabaye umwandu wawe ukawirongera. Icyo nicyo dusabira u Rwanda mwami, ngo rube igihugu rugufiteho nk'Imana yarwo, kandi igihugu wishimiye, igihugu kikubashye, igihugu kigucira bugufi. Niko dusabiye abayobozi bacu, ukomeze kubaha ubwenge, ubafashe bo n'imiryango yabo n'ababashyigikiye n'ingo zabo n'abana babo mwami Imana, kugira ngo uko ari abayobozi beza abe ari nako baba ababyeyi beza, kandi uko baba ababyeyi beza abe ari nako bakomeza kuba abayobozi beza, nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye. Fasha abanyarwanda bose muri rusange, fasha abanyarwanda muri ibi bihe dusoza umwaka, turindwe nawe, tugire ituze riturutse kuri wowe, duhaye turonke, twaguke dutere imbere, ariko tutakwibagiwe, ahubwo dukomeje kugushyira imbere. Urakoze rero, ubwo tugiye gutandukana ugendane natwe, kandi ijambo ryawe ryavugiwe mu mitima yacu rikomeze kwera imbuto nyinshi, bityo umusaruro waryo ukomeze kuba uw'iteka ryose. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha Pastor Abel. Yes. Gahunda rero ya mbere turayishoje, twateraniyemo uyu munsi yitwa Prayer Breakfast. Mwagize neza kwitabira, Imana ibahe umugisha. Twari iyo mpamba aya masomo twigishijwe yo gusigara